iyi radio mwumva ni radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro Agasaro Kaburaga umwihariko wa Murisanga, ikiganiro mutegurirwa kandi mugezwaho nanjye Venuste Nshimiyimana. Mu kiganiro Agasaro Kaburaga k'uyu munsi turakira abantu batandukanye bashakisha ababo, abana batamenye ababyeyi babo kuva bavuka, ababyeyi bashakisha abana babyaye hanze, abashakisha abavandimwe babo, abahunganye n'abahunga bakajya mu cyahoze cyitwa Zaire na n'ubu bakaba bataragaruka, abari Masisi mutega amatwi, abahungiye Ikaragwe hafi ya Rwicanzige, abanyuze ku Ruhuha bakaba bari Burundi, abajyanywe i Burayi n'abagira neza, abo bose mwataramanaga mukizihirwa, abo mwakinaga mugaca imigani mukarikesha, none ubu aho mwirirwa hakirirwa irungu. Mu Gasaro Kaburaga turabafasha kubashaka. Shaka agasaro kawe uzakabona, maze rero shaka agasaro kawe uzakabona, wicika intege. Shaka agasaro kawe uzakabona, shaka agasaro kawe uzakabona. Mbanje kwakira Salama Muhawe n'Imana utuye mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Kigarama, mu kagari ka Kigarama, yatandukanye na musaza we witwa Niyomurezi Musafiri mu mwaka w'1992, basigaye ari imfubyi. Mama wabo witwaga Uwababyeyi Amina amaze kwitaba Imana. Ndarangisha umusaza wanjye witwa Musafiri Niyomurezi. Byagenze gute kugira ngo utandukane na musaza wawe? Twasigaye turi imfubyi, dusigara ari umwana nyine wari mutoya, yari afite nk'imyaka 2. Noneho kugira ngo ntandukane nawe bamuvuraho, kuko nanjye nari mutoya ntabwo nari kubasha kumurera, tumujyana muri orphelinat i Masaka. Iyo uvuze mu mujyana, nawe waramuherekeje muri orphelinat i Masaka? Yego naramuherekeje. Wajyanye nande? Wagiye muhetse. Najyanye na musaza wanjye wari mukuru yitwa Bahati Sulaimani. Noneho kuko ari nge wari umuhetse njyana nabo. Tujyanye n'undi mugabo witwaga Leonard Nsengiyumva. Leonard Nsengiyumva yaraduherekeje muri orphelinat kuko yarahazi, yarigeze gukorayo. Yaraduherekeje kugira ngo tubashe kumugezayo bamwakire. Ni mwebwe mwijyanye ku bwende bwanyu, nta wabagira inama yo kujyayo? Mwarabuze mutire ku mwana tumwijyanireyo turiwe ko bamwakira? Mwarabisabye? Twebwe ngewe na musaza wanjye n'uwo mugabo wari uduherekeje n'umuryango wari wadusigaranye kuturera, nitwe twafashe icyemezo dushingiye ku nama y'uwo muryango wari wadusigaranye. Bansaba ndetse babisaba na musaza wanjye ko twareka umwana bakamujyana muri orphelinat kugira ngo natwe tubashe gukura ndetse nawe abashe kurererwa hariya, kuko nta bundi buryo bwo kumurera bwari buhari. Twagiriwe inama n'abo bavandimwe n'inshuti bari bahari. Icyo gihe mwari mutuye hehe? Twari dutuye i Remera mu Nyakabanda ya Kicukiro, niho twaturutse tujya kujyana umwana. Mumugejejeyo mwamuhaye nde, ninde wamwakiriye? Uraza kumbabarira kuko ntabwo ndi bupfe kwibuka amazina yabo neza, ariko icyo gihe abana bakirwaga n'umukuru wa orphelinat, uwari uhagarariye orphelinat. Hari hariho serivisi y'umuntu wakira abana, ariko binyujijwe ku muyobozi wa orphelinat. Icyo gihe rero hari waragendaga ukagera kuri reception ugatanga amazina cyangwa se ugatanga dokima zigaragaza ko umwana ari imfubyi, noneho mukakirwa kuri reception, noneho ushinzwe orphelinat akakira uwo mwana. Musaza wawe Musafiri
umusigayo urataha gute mu wuhe mwaka? hari nko muri 92. Kuva icyo gihe kugeza ubu amakuru wamenye y'aho yaba aherereye ni ayahe? kuva tumusize muri Oruferina batubwiye yuko umugiraneza wamutwaye ari uwo mu gihugu cy'Ubufaransa. Ninde wabibabwiye? Babibabwiye mu wuhe mwaka ibyo? Ibyo babimbwiye muri 92 bishyira 93 usubiyeyo kumusura, kuko nyuma y'uko tumugezayo naramusuye nk'inshuro ebyiri. Ubwa gatatu nsubiyeyo ndamubura. Bambwira ko hari umugiraneza waje ashaka umwana wo kurera w'Umufaransa, bakamuha uwo mwana nyine we ahitamo gutwara uwo mwana. Hanyuma se mujyanye uwo mwana mwasize imyirondoro yanyu naho mubarizwa? Oruferina yarize aho mutuye? Yego, yari hazi, batubajije aho dutuye. Muri icyo gihe turahavuga, barahandika. Ngewe icyo gihe nari ntuye muri Kicukiro nyine aho mu Nyakabanda, aho nari nasigaye. Musaza wanjye nawe yari atuye i Remera aho bitaga ku Giporoso. Yego. Ntabwo ndi bwibuke neza nimba nawe baranditse aho atuye. Yego. Ariko ngewe nk'uwari ujyanye umwana muturukanye aho twari twarashyikiye hari mu Nyakabanda ku Kicukiro. Ibyo ndabyumvise, kandi icyo nshaka kumenya nuko waba ari wowe cyangwa se musaza wawe cyangwa se uwo muryango wabareraga, niba hari umwe muri mwebwe wamenyeshejwe na Oruferina y'i Masaka ko musaza wawe Musafiri hari umuntu uje kumutwara. Hari urupapuro mwasinye mwashyizeho umukono rwemera ko uwo mwana mu mutanza hawe undi mubyeyi umurera? Oya, twebwe urupapuro twasinye nubwo twamusize muri Oruferina, ariko igihe uwo muntu yaje kumutwara ntabwo babitumenyesheje. Jewe nasubiyeyo ngiye kumureba ndamubura, bambwira ko umwana yamaze kugenda mu Bufaransa, ariko uwo muntu wamutwaye ntabwo nigeze mbonana nawe, nta nubwo nigeze musinyira. Sinyiwe na Oruferina. Ariko nibyo nshaka kumenya, Oruferina nta burenganzira ifite mbere y'amategeko yo gutanga umwana ufite umuryango, uwo muryango utamenyeshejwe ntabwo bibaho. Nicyo nshaka kumenya. Aho ngaho yego, reka ngibuke neza. Aho ngaho tukiri kuri Oruferina tumujyanye, baratubajije ngo ese nihagira umuntu uboneka kuba yamurera twemera kumutanga igihe kingana iki? Yego. Nibuka neza ko twavuze ngo nibura umuntu uzamurera yamufata imyaka 5, ariko akazamudusubiza cyangwa akajya agaruka mu muryango kugira ngo atazayoberwa umuryango. Urumva rero icyo nakubazaga nicyo ngicyo. Urwo rupapuro mwahavuyemo rusinye mwemeye yuko Oruferina y'i Masaka ishobora kuzashaka umubyeyi wamurera? Mwahavuyemo rusinye? Yego, twararusinye ariko ntabwo baruduhaye. Twarasinye gusa, hari ibitabo twasinyagamo, ariko nta kopi bigeze baduha, kuko bari bambwiye ko najya ngaruka kumusura. Noneho mu gihe ataragenda najyaga kumusura, ariko nyuma y'uko agenda ntabwo twongeye kubona amakuru, kuko nta n'urupapuro twari twarakuyeyo. Ibyo birahagije, birumvikana. Icyo nagira ngo umenye kandi nshyire ku murongo nuko mwebwe nk'umuryango mwemereye ikigo cy'imfubyi cy'i Masaka ko umwana aramutse abonye umuryango umurera wamufata. Ibyo ngibyo igihe mwabyemeye ubwo niko byagombaga kugenda. Ubu tugeze mu Bufaransa, niho umwana yagiye. Waba wibuka umuntu wo muri icyo kigo, izina se, wakubwiye ati umwana ari mu Bufaransa? Bakubwiye aho aherereye, bakubwiye gusa Ubufaransa, nta foto bakweretse y'umubyeyi wamujyanye, nta kintu bakweretse? Icyo gihe bambwiye ko yagiye mu Bufaransa, n'umujyi barawumbwira, ariko kubera intimba n'agahinda nagize uwo munsi ntabwo nabashije gufata uwo mujyi, kuko hahise habaho jenoside, noneho sinabasha gusubirayo. Uwo mujyi narawibagiwe, ntabwo muzi.
n'ifoto. Icyo gihe nari narabwiwe ko ninsubirayo bazampa amafoto y'uwamujyanye, bakampa n'uwo mujyi yagiyemo. Jenoside yakorewe abatutsi ihita iba, sinabona uko nsubirayo. Izina ry'uwari wambwiye ibyo yari umuyobozi w'ikigo witwaga Marilene, ntekereza Marilene, ntabwo nibuka neza izina, ariko mbonye uwo Marilene ni umunyarwandakazi, yari umunyamahanga, yari umuzungukazi. ntabwo ari wowe ushobora kuba utekereza ko ari Marieta? Ni Marieta, pardon, Marieta Garboul. Yego, Marieta. Icyo gihe niwe wayoboraga hariya, ni nawe wambwiye gutyo, ambwira ko umwana yamuboneye umugiraneza yamujyanye, ariko arambwira ati genda uzaze uzanye ifoto yawe, natwe tuzaba twarabonye amafoto ye n'umujyi bamujyanyemo, uzagaruka tubiguhe. Mu gihe nari ntaratwara iyo foto, ntarasubirayo ngo bampe aderese nyazo y'uwamujyanye, nibwo Jenoside yakorewe abatutsi yahise iba, sinabona uko njyayo. Hari agafoto gatoya byibuze kamwe waba ufite ka musaza wawe? Oya, ntako mfite. Izo nari mfite nizo bampaye ngeze muri Oroferina agihari, muri Jenoside barazitwitse, ntayo tugifite. Hari izina rindi mwajyaga mwita Musafiri, hari izina rindi mwatanze, mu mazina mwatanze muri Oroferina mwatanze gusa niyo murezi Musafiri, cyangwa hari irindi mwatanze? Oya, nta rindi twatanze. Twebwe twatanze niyo murezi Musafiri. Kuri niyo murezi ntabwo nibuka neza, hashize imyaka myinshi, ishobora kuba niyo murezi cyangwa niyo muremyi, ariko nibuka niyo murezi. Irindi ryo nta rindi yari afite, amazina ye yari ayo ngayo. Nta rindi yari afite. Kuva icyo gihe kugeza ubu nta gakuru ka musaza wawe ufite? Ntako nigeze menya. Nyuma ya Jenoside nagerageje gusubirayo ngo nkurikirane, ndetse wenda ndebe ko nabona n'izo aderese. Nsanga Oroferina ngo muri Jenoside barayisahuye, amadokima yayo barayatwika, sinabasha kubona umwirondoro, sinabasha kubona amakuru. Na nyuma yaho nza kujya mu kigo cy'abaparoti hano i Gikondo, bambwiye ko umuyobozi ukiyobora yakoze i Masaka, nawe ngezeyo nsanga nta makuru afite. Nta kindi kintu nigeze nongera kumenya. Aho twashakishirije hose twarabuze. Urakoze cyane kuza mu kiganiro Agasaro Kaburaga, tugiye kugerageza gushakisha Musafiri niyo murezi. Ngaho rero ukomere, amahoro y'Imana. Yego, murakoze cyane, namwe Imana ibahumugishe. Agasaro Kaburaga. Nzisabira Welax atuye mu mudugudu wa Karangiro, akagari ka Cyangugu, umurenge wa Kamembe, mu karere ka Rusizi. Amaze imyaka 25 atandukanye na nyirarume witwa Nsabimana Kanizio, mwene Ruhara Tarsis na Mukangwije Felicita. Nifuza kumurangisha kubera ko twaburaniye muri Kongo. Mwaburaniye he? Muri Kongo ahantu hitwa Tingitingi. Byagenze gute kugira ngo mutandukane? Bararashe turatandukana, ariko ngewe najyanye n'umugore we natwite n'umwana witwaga Dani. Hanyuma wugaruka mu Rwanda, nyokorome aragenda ajya ahandi utazi. Sinamenye aho yaciye aho ngaho. Kuva icyo gihe muri 97 na n'ubu ntabwo urongera kumenya amakuru ye? Sibyo, umuntu wahungutse akatubwira ngo, akavuga ngo ko yamubonye, ariko twebwe kuva icyo gihe sinuko ari mu uyu mwaka, ariko nta kanuni ke tuzi aho ari. Yavugaga ko yamubonye he? Sinibuka aho yavuze yamubonye, ariko nibuka ko yavuze ko yamubonye kubera ko yarebye mama wacu. Uyu Nsabimana Kanizio ni iki kimuranga cyatuma tumumenya, cyangwa se cyatuma nawe yiyumva kumva ari we koko ushakisha? Yari afite imyotso mu mpanga. Uretse iyo myotso ni iki yakoraga kahe kazi ku buryo n'uwamwumva yamumenya? Yari umusirikare bwa Habyarimana. Yari afite irihe peti? Yari kaporari. Waba wari uzi kompanyi yari arimo icyo gihe? Sinyizi, nari nkiri umwana ngewe, nari mfite imyaka
nigaga mu wa gatanu. wari ukiri muto birumvikana. Hanyuma uwo mugore we washoboye gutahana nawe n'uwo mwana we baraho bameze neza bari amahoro? bose baraheze umwana we ariko abana be bombi barapfuye. Komera. umwe yapfuye mbere undi yaravutse nawe ahita. Bose baguye aho tingitingi. Hanyuma se nta n'umwe usigaye mu bakomoka kuri Kaneziyo Nsabimana? Nta n'umwe usigaye. Ubu se aho ngaho i Kamembe ubana nande? Mbana na bashiki be batatu. Hari mama wacu ba mu rugo, mbese iwabo kwa nyogokuru, hakaba n'undi ushatse aho bita kurwara, ariko hari n'undi w'umwana ari muri Kigali. None ndagira ngo umbwire Nzisabira, ni iki cyatumye uza hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga ushakisha nyokorome? Nsabimana Kaneziyo yarankundaga cyane, yaransezeranyije ko kunshyira mu ishuri nkiga, nanjye numva atashye, mbese numva namushishikariza gutaha, kubera ko bashiki be barahari bose, nta n'umwe, bose baracyariho, na mukuru we aracyahari, yari afite mukuru w'umwe. Werarisi Nzisabira, ndagushimye cyane kuba waraje hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga, kandi ngushimire ko warategereje ko tukugeraho tukaguhamagara tukaganira ugashobora gushakisha nyokorome Kaneziyo Nsabimana. Ndagushimye cyane kandi nkwifurije amahoro y'Imana. Agasaro Kaburaga. Mukomeje kumva radiyo y'Ijwi ry'Amerika, ikiganiro Agasaro Kaburaga, umwihariko wa Murisanga. Sindambiwe Fanny arashaka kumenya aho umukobwa witwaga Kobwa aherereye. Mu mwaka w'1994 papa we yamusigiye uwitwa Ribenzi, uyu ni umukanishi i Kamembe mu karere ka Rusizi. Papa wa Kobwa yarahunze ajya muri Zaire agwayo. Uyu mukobwa Kobwa ni mwene se wabo wa Sindambiwe Fanny wari igisekeramwanzi muri 1994, ariko yavuze ko atazagoheka atabonye Kobwa. Sindambiwe Fanny yavukiye mu cyahoze ari Cyangugu Imururu ahitwa Imurangi, akaba mwene Sindambiwe Apollinaire. Ndashakisha mushiki wanjye tuvukana kuri ba papa bamwita Kobwa, niko bamwita. Noneho twari dutuye Imurangi hariya ahahoze ari Icyangugu, ubu ngubu bakaba bahita mu karere ka Rusizi. Noneho rero uwo mushiki wanjye twabirukana rwose nko muri bibiri gutyo, kuko intambara yabaye imaze kuba, twiga tujya muri Kongo, tumaze kujya muri Kongo. Noneho we papa we agiye amusigira umugabo witwaga Ribenzi i Kamembe. Amaze kumusigira witwa Ribenzi, twasubiye tugiye kubura, tuvuye muri Kongo tuza kuburana isambu, kuko papa we yaramaze kugwa aho ngaho Imururu bamutwaye n'isenge kugaruka, tujya kuburana isambu aho ngaho twahuriye. Kuva icyo gihe sinongeye kujya kubonana nawe. Rero basi tujye kubaza Ribenzi aratubwira ngo yashatse Kigali. Basi rero kuva icyo gihe kugeza amagingo naramubuze burundu. Kugira ngo byumvikane, muri 1994 reka tuba ariho duhera, mutuye i Kamembe. Yego. Nyuma murahunga mujya muri Kongo. Yego. Kobwa niba numvise neza mwamusize kwa Ribenzi. Kwamusize kwa Ribenzi. Mugaruka muvuye muri Kongo, papa wawe na mama wawe mwaragarukanye bose? Twaragarukanye, papa na mama turagarukana. Tugeze Imururu papa baramutwara, bamaze kumutwara nahise muburira aho ngasongeye kujya kumubona. Nagumizanye na mama niwe tugiye kumukwizana amagenga ake. Nuko kuva icyo gihe nta makuru ya papa wawe uzi? Kuva icyo gihe nta makuru ya papa wanjye rwose, nahise mubura kuva icyo gihe. Hanyuma umuza kuva Imururu mu Gikamembe mujya kwa Ribenzi gushaka Kobwa? Tujya kwa Ribenzi gushaka Kobwa. Mwarahamusanze byagenze bite? Kobwa twaramusanze, tugiye no kuburana isambu yari Imururu, Kobwa yari ahari. Kuva icyo gihe twava kuyiburana Kobwa kwasi tuburana uko biba birarangiye. Kobwa se hari uruhare yaba yaragize mu kubafasha, mu kubashyigikira kugira ngo ayo masambu muburana muyabone?
nawe ubwo yari akiri mutoya ntabwo wabigezemo uruhare runini cyane. yari uri benzi witwa ngo ni nk'umuntu w'umuryango kuko yari afite kobwa ibenzi naho isamu tukimara kuyiburana noneho nyine babaze no kuyigurisha yahise avanaho amafaranga. amaze kuvanaho amafaranga aragenda. amaze kugenda biba birangiye uko nguko agoma Kamembe n'umukanishi noneho na kobwa tubaturanye uko nguko. twajya kumubaza akatubwira ngo ntabwo ngo ari i Kigali ngo nimukambaze ibintu nk'ibyo ngibyo. birarangira ufite imitamo kwifashisha ijwi rya Amerika kugira ngo rizamfashe ndi uko namubona. ariko mbere y'uko uza ku ijwi rya Amerika wigeze witabaza n'inzego z'ubutegetsi bw'u Rwanda kugira ngo ubaze aho umwana w'umukobwa aherereye? kubera ko kugira ngo umukobwa w'imyaka 11 umubure hanyuma nubaze wari umushinzwe akubwire ngo yagiye i Kigali, umwana w'umukobwa ko yagombye kuba ari ku ishuri yari kujya i Kigali gukora iki? nyine urumva icyo gihe natwe tukiri abana tumaze gukura nibwo natangiye kujya mbaza mama nkamubwira nti mama ariko koko tuvugisha ukuri wambwira imiryango y'iwacu nanjye nkayishaka nkamenya ahantu iherereye ko ubona tubaze nk'aho turi wenyine. aragira ngo imiryango y'iwanyu papa wawe bavukanaga ari abapapa babiri none ariko uwo bavukanaga yaguye muri Kongo ari we nyina wa Kobwa isa wa Kobwa na nyina wa Kobwa ntabwo bigeze bagaruka. afite na musaza bitaga Seka nabo ntabwo bagarutse baguye muri Kongo. noneho rero nawe papa wawe imururu uko byagenze nawe urabizi neza rukiri umwana. rero nta kintu nagusubiza umuntu usigaranye wenyine wabasha kumenya ni Kobwa wenyine uzamushakire ureke uzamubona. nuko rero basi rero bashyire mu mati yabaga kwa Ribenzi. tugeze kwa Ribenzi aratubwira ati ngewe icyo mpamya neza ati nuko yaba agiye i Kigali cyangwa se abatari i Kigali akaba yarashatse kimwe muri ibyo ngibyo ntimuzongere kuza kumbaza ibyo Kobwa. mama rero agira n'umuriro ku Ribenzi yari amaze kumurya amafaranga y'iyo sambu arangira ati muzajye kumubaza cyangwa mutamubaza muzamwihorere. biba birangiye uko nguko. rero niyo mpamvu nanjye naje ko tuzakoza mu Rwanda abayobozi b'u Rwanda ahubwo nzifashishije ijwi rya Amerika nimubona azashima Imana ubwo nyine ntakundi. uwo Ribenzi wambwiye mu kanya ko ari umukanishi aracyakorera aho ngaho i Kamembe? aracyakorera i Kamembe rwose nawe agezemo mu zabukuru yenda mu zabukuru. ufite nimero y'uwo Ribenzi ushobora kumpa nimero ye nkamwihamagarira? nimero ye ntabwo nyifite ahubwo byashaka guhamagara kuyishaka i Kamembe naba kuyishaka i Kamembe nkazayohereza kuri ya nimero yindi bari bampaye mu mutangabutumwa nkayishaka nkayibona. uko byagenda kose waba wumva ijwi rya Amerika muri kano kanya ziri Benzi uwo mukanishi i Kamembe akaba muzi akaba yaramubonanye n'uwo mwana w'umukobwa witwa Kobwa akaba azi irengero rye yadufasha kugira ngo tumenye aho uwo mwana aherereye niba koko yaragiye i Kigali gushaka akazi cyangwa niba yagiye i Kigali gushaka umugabo. ibyo nabyo tukamenya aho Kobwa aherereye kugira ngo tumuhuze n'umuryango we. Sindambiwe Fanny ndagushimiye cyane. niba Kobwa akumva muri kano kanya birumvikana umaze igihe kirekire umushakisha Kobwa nta muryango nawe afite ari se na nyina mbwiye yuko baguye muri Kongo. nagira ngo niba Kobwa akumva muri kano kanya niki ushaka kumubwira mubwira iki kuri ku mutima mbere uko turangiza ufite amasegonda 30. nukuri kose niba nyumva ndamukumbuye si yabyumva umuntu woherwa kumubona ni njyewe aho ari hose yumve ko tumusuza. mama Nyangira uwo asanga aracyahari rwose arahari arakomeye nawe rwose twifuza kuzamubona. nta kindi kibazo dufitanye ni ukwifuza kumubona gusa nka mushiki wanjye. ndamukumbuye cyane. ngaho rero ukomeze ugire amahoro y'Imana utegereze ugire amahoro y'Imana. murakoze cyane kandi namwe Imana umugisha. shaka agasaro kawe uzakabona maze rero shaka agasaro kawe uzakabona wicika intege. shaka agasaro kawe uzakabona shaka agasaro kawe uzakabona. dukomeje gushaka abana baburiwe irengero mu mwaka w'1994. uwitwa Mutuyimana yari igitambambuga yahunganye na nyina witwa Gisura Ikitegetse akaba mwene Zirabumba Asumani Sadi. Asumani Sadi atuye mu karere ka Ngoma mu burasirazuba bw'u Rwanda ahahoze ari muri Kigarama. uwo mwana dushaka papa we yitwa Jovite Gashirabake avuga ko yashize Ikitegetse atwite akajya ku rugamba. umwana we n'umugore we bahungiye muri Tanzania baturutse ahitwaga Gasetsa muri Kigarama aho ni mu cyahoze ari prefecture ya Kibungo. ndashakisha umwana wanjye yabuze 94 bakwerekeza Tanzania na Tanzania
hanyuma bambwira ko ngo aba ahantu hitwa Kamacumu. kugira ngo uwo mwana mutandukane byagenze gute? Yamara yatwara nyirakuru bamaze kumwica mu ntambara, umuntu aramufata aramuhungisha ahita ajyana nawe gutyo. hanyuma se nyina umubyara ari hehe? Umubyara nawe numva bavuga ngo ari Tanzania, ariko sinzi niba ariho nawe, namuze amakuru yabo bose. Yitwa Gisure Kitegetse. Icyo gihe ngo ntabwo nari mu Rwanda icyo gihe. Wowe wagarutse mu Rwanda ryari? Nagarutse mu Rwanda nari ndi mu kazi, nagarutse nagonye intambara yabaye, intambara ishimara kuba twari tuhaguruka tuhera tugaruka mu Rwanda. Nari ndi mu ishyamba. Ubwo rero wari umusirikare w'inkotanyi. Ugeze mu Rwanda ntabwo wigeze uvuga uti reka nyarukire Ikibungo ndebe aho umwana wanjye n'uwo twamubyaranye babaherereye? Ikibazo agiyeyo bahita bambwira amakuru ko yambukanye, bambutse gutyo, hanyuma njya gushaka famiye y'umukobwa y'umudamu nyine nyina w'umwana, nsanga nabo amakuru bafite batazi nawe icyerekezo cyaho baba baherereye. Hanyuma nza kubaza umuntu niwe wari warahunze nawe, ambwira ko yigeze kubabona ngo Kamacumu, akaba atazi amakuru yabo. Ni ukuvuga ko bo bahunga bazamutse iyo ruguru za Karagwe nyine bagiye za Bukoba, ntabwo bigeze bambuka ngo bajye muri izo nkambi zari muri Tanzania hepfo aho ngaho. Oya, bahise bakomeza ngo tubura amakuru mfite, bahise bakomeza ko wabonye Kamacumu. None hashize imyaka 28 gashira bake, hashize imyaka 28. Uyu mukobwa wawe muri 94 yari afite imyaka ingahe? Yari afite umwaka umwe cyangwa afite imyaka 2? Ashobora kuba amakuru mfite ashobora kuba yarafite ngo imyaka 2 cyangwa 3. Yari afite imyaka 2. Imyaka 2. Ubu rero afite hafi imyaka 30. Nta makuru ye wongeye kumenya yandi? Nta yongeye kumenya. Na nyina nta makuru ye wongeye kumenya? Nayo rwose. Ariko bariho ntabwo bapfuye. Amakuru mfite bambwira ko bariho. Ayo mfite kikaba yarapfuye nyuma, ariko bambwira ko bariho ngo icyo gihe bamuherukaga yamubwira ko ari mu ishuri. Yigaga i Bukoba. Yigaga Bukoba. Ayo makuru na yakera ariko nayo ryari yaheruka ryari amakuru yanyu mufite? 2009 gutyo. Urabashaka bombi? Urashaka umukobwa wawe na nyina cyangwa urashaka umwe muri bo? Ndashaka umwana. Ndashaka nyina, ntacyo mushaka. Urashaka umwana, nyina ntabwo umushaka. None se kudashobora kubona umwana utabonye nyina bizagenda gute? Nyina nawe ndamutse mubonye zamubaza amakuru byaba byiza ko tubasha kumenya amakuru yabo bose. Ariko cyane impamvu nyamukuru ni uko namenya ko umwana wanjye akiriho, nawe akamenya ko afite yagiye ari uruhinja, urumva ko yagiye ari uruhinja, simuzi nawe ntabwo nzi. Na nyirakuru wamuheraga yarumva yapfuye ataraca ubwenge bamenye umuryango ukomeze. Bire ko dusigaye tujya bakeya. Muri make umwana wawe ntabwo azi niba afite se, birumvikana ni ibintu tugukunda guhura nabyo hano ku kiganiro Agasaro Kaburaga, abana bashaka kumenya base aho bari. Biranshimije cyane kumva umubyeyi uje gushaka umwana we ashaka kumenya amakuru y'umwana we aho yaba aherereye. Bamwe barabitinya bakanga ko bimenyekana, kandi abana baba bikeneye kumenya ko bafite ababyeyi. Kumva rero umubyeyi ushaka umwana we akaba ku mugaragaro ayifuza kumenya amakuru ye, Ijwi ry'Amerika mu kiganiro Agasaro Kaburaga tuzagufasha kumenya aho umukobwa wawe yabaherereye. Uretse izina rya Mutuyimana nta rindi zina yagiraga? Mutuyimana gusa ryo nasanze ngo umukecuru yaramwise. Hanyuma se uyu nyina Gisura nta mwende wabo usigaye muri ako gace ka za Ngoma aho za Kibungo ya kera? Ise umusaza nawe ushaje, hari Kibungo nawe wamubwiye amakuru kubera ko nawe byamushoboye kugira ngo abe yakwamuka ajya ku Tanzania bitewe n'ubushobozi bw'imbaraga z'amafaranga n'imyaka afite. Ariko akaba abana na mukase, undi mugore afite mu wa kabiri, ntabwo ari nyina w'abo bana, nabo nta sano bafitanye, ni umugore wundi yashatse. Urumva kugira ngo afate amafaranga $100 bivanye mu rugo umutungo bajye gushaka umugore batandukanye n'umwuzukuru n'umukobwa, ntabwo mudakunda, kandi ubona ko ubushobozi bafite ari bukeya mu muryango. Niba uyu mwana wawe akumva, ndetse ndahamya yuko na nyina atari kure, uhitemo ubwira, bombi bashobora kuba bakumvira rimwe, ni iki wumva ushaka kumubwira aramutse akumva
kugira ngo nawe avuga ati ndatashye ngiye mu Rwanda kureba data wambyaye? urabona abantu bagiye babana kenshi ku buryo butandukanye. Imiryango yatatanye imwe yapfa irabura, bivuye ngo umwana ndamutse mubonye byarumisha ko nta maraso yanjye nta maraso y'umuryango, kandi twatakaje abantu benshi, tukaba tugize umugisha ko twatwongeye kubona izindi mbaraga zindi ziyongereye mu muryango. Birumvikana ni gahunda nziza ko waraje hano ku Ijwi ry'Amerika mu kiganiro Agasaro Kaburaga, tuzagufasha uko dushoboye. Jovite Gashira bakenda gushimiye cyane kuba waje hano ku Ijwi ry'Amerika, kandi ngushimire ikikuranga gikomeye kuba uri umubyeyi ushaka kubona umwana wawe. Nkwifurije amahoro y'Imana. Imana ibafashe kandi bahe umugisha, murakoze cyane. Agasaro Kaburaga. Nabibabwiye ngitangira ko ntumikira abashaka abavandimwe babo muri iki kiganiro cy'uyu munsi. Marie Jeanne Mukarwigema bakundaga kwita Macibiri, akaba mwene Rwigema Gaspari na Waremwe Yuriyana, yaburanye n'umuvandimwe we Janine Mukantirenganya, bageze ku Gisenyi bahunga, turi mu mwaka w'1994. Uwo muvandimwe we bamuhimbaga Tindiri, yari afite hagati y'imyaka 6 n'7. Marie Jeanne Mukarwigema atuye mu cyahoze ari prefecture ya Kigali Ngari, komine Gikomero, Seyitero Nduba. Yari amaze iminsi yifuza kuza mu kiganiro Agasaro Kaburaga. nashakishaga umwana bitaga Mukantirenganya Janine. Uyu mwana ushakisha se mupfana iki? Ni mukuru wanjye, ndende murumuna we dukurikirana. None mwaburaniye he? Mwaburanye ryari? Twaburanye 94, turimo guhunga nyine, tubanira muri Gitarama hafi na Ruhengeri aho hagati. Ubwo yari umwana w'imyaka hagati y'6 n'7. Njye nari mfite nk'imyaka 4. Icyo gihe twaburaniye, ubwo icyo gihe twaratashye, we yakurikiye abantu ngo b'imbere yacu. Ubwo nyine turamubura, aradusiga, yahise aburira mu bantu nk'uko twamubuze. Abo bantu yagiye akurikiye, hari abo muzi? Yakurikiye abo mwakomokaga hamwe? Yakurikiye bande? Reka ntabo, kuko mama twe yari dufite turi abana 4. Papa wacu yari yaripfiriye 93. Ubwo noneho twari utwana 4. Njye yagendaga mfasha akaboko, murumuna wanjye amuhetse, uwo mukuru wanjye ari imbere na musaza wanjye ari imbere. Ubwo yari dufite turi 2 twebwe mu ntoki, uwo mukuru wanjye ari imbere na musaza wanjye bari kumwe. Ubwo rero ntabwo tuzi ukuntu yaburiye mu bantu, nta muntu bari kumwe wundi. Ubwo mwarimo mwambuka Gitarama mujya muri Gisenyi, mwagarukiye he mwebwe? Naho twagarukiye, ntabwo twaharenze, twari mu banyuma bahunga. Twahise tugaruka, abandi bari baragezeho kera. Nuba ko mwebwe ntabwo mwigeze kumugera ku Gisenyi, ntabwo mwambutse ngo mugere muri Zaire? Ntabwo twageze, tugaruka we turamubura, ubwo tubura irengero rye. Nuko numvise kino kiganiro abantu bashaka babo bakababona, ariko turavuga tukadushakisha turebe, ntabwo tuzi amakuru, ntabwo turayamenya na n'ubu. Mu bantu bahungiye kuri Goma mu nkambi zitandukanye bakahava bakagaruka mu Rwanda, nta n'umwe mwari muturanye waba warashoboye kubabwira ati umwana naramurabutswe? Yewe nta wabitubwiye. Uyu Mukantirenganya Janine, ni iki kintu cyamurangaga? Hari imyotso se yari afite mu maso? Yari akana k'agakobwa gashingutse gate ku buryo umuntu waba yarakabonye wamaze gukura niba akiriho, ku buryo yamwibuka ati uyu mwana barimo bavuga n'uyu? Gerageza kumumbwira uko yari ameze. Yari umwana w'imibiri yombi, usa nk'ufite uruhanga, ashinguye ariko atari cyane, ari hagati na hagati nyine. Nta kazina bamuhimbaga ashobora kuba yarakomeje kugendana, cyangwa se yarakabwiye uwamutuye ati banyitaga kanaka? Bamwitaga Tindiri, niryo zina bamuhimbaga. Ayo yitwaga rero Mukantirenganya Janine. Nta handi wigeze ushakishiriza? Nshaka kuvuga nko mu muryango wa Croix Rouge aho ngaho i Kigali hari ikigo cyitwaga SOS, aho handi wagiye uretse hano ku Ijwi ry'Amerika?
nyuma y'intambara mama yashakishije muri Croix Rouge ariko ntabwo yigeze amubona nta yandi makuru twigeze tumenya kugeza gihe. Ibyo ari byo byose uyu mwana Janine Mukantirenganya niba akiriho, niba hari umuntu wamuhunganye wamubonye bahunga bava ku Gisenyi bagana izo za Goma, niba se yatanarenze ku Gisenyi akaguma hafi aho ngaho, hakaba hari umubyeyi w'umugiraneza amufasha akamurera nk'uwe akaba amufite, uwo nguwo aramutse yumvise ikiganiro Agasaro Kaburaga nawe yatugeraho akatunyuraho kugira ngo tumuhuze na murumuna we umwifuza cyane witwa Mukagwigema Marie Jeanne ndagushimye cyane kubera urwo rukundo ufitiye mukuru wawe, kubera ubwizige wagize bwo gutegereza kugira ngo tukwakire hano ku Ijwi ry'Amerika. Nkwifurije amahoro y'Imana. Abandi bavandimwe bavukanaga na Janine Mukantirenganya harimo Haragirimana Vedaste na Akimana Claudine. Agasaro Kaburaga. Agasaro Kaburaga. Ngitangira iki kiganiro nababwiye ko mu mpamvu za mbere zituma abantu batandukana harimo intambara, kuko niyo ituma abantu bava mu byabo bagakwira imishwaro bakarara rubunda, bamwe bagapfa abandi bagakira. Icyo dukora hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga ni ukubafasha, tugashakira hamwe kugira ngo abana batoraguwe mu mirambo bakagira Imana bakatorwa n'abanyabuntu, niba hari uwabo ukiriho bamubone, kugira ngo abana bahunganye n'abaturanyi ari bato cyane bamenye ko ababyeyi babo bamwe bakiriho, kugira ngo abana kimwe n'abakuze basigaye mu mashyamba ya Kongo bazi ko ari incike tubashakira imiryango aho iri hose. Muri aka kanya ndaho umwanya ntirandekura Furaha yaburanye na nyirarume Kumuremyi Yosiya wari warabatijwe Celestine, ndetse na nyina wabo witwa Uteti wabo Speransia. Ntirandekura Furaha atuye mu mujyi wa Kigali, akarere ka Gasabo, umurenge wa Kinyinya, akagari ka Kagugu, ariko akaba avuka mu burengerazuba, akarere ka Karongi, umurenge wa Mubuga, akagari ka Nyaruhanga, umudugudu wa Jurwe. Ndarangisha mama wacu na marume bagiye bahunze muri 1994. Bahunze baturuka he bajya he? Bahungiye muri Kongo, niho bagiye, hahoze ari Zaire. Muri 1994 bari batuye he? Bari batuye ku Kibuye, ubu ngubu habaye mu karere ka Karongi, muri Gitesi, muri Ferire Kagabiro. None se icyo gihe bahunga wowe wari hehe? Ngewe icyo gihe nari ndi umwana w'uruhinja, mama niwe wampaye amakuru. Mama niwe wampaye amakuru yabo. Ubwo rero kubera ko njyewe nari ndi hafi, nari ndi Kigali, ndavuga ngo numva iki biganiro mukora, numva ko mufasha abantu bagahura mukabahuza n'abo babuze, ndavuga ngo reka mbiyamaze, kuko mama yahoraga bimbwira cyane ngo nimufashe, ndetse na mama wabo nawe aracyahari agahora afite agahinda kenshi, ndavuga ngo reka mbikore wenda bazaboneka. Hanyuma se mu makuru mama wawe yaguhaye yakubwiye ko uyu nyoko wanyu ni tante wawe, hari na nyokorome, nubwo ni anko ko mubivuga aho ngaho mu Kinyarwanda gishya, amakuru yaguhaye kuri bo naya uretse kukubwira gusa ko bagiye bakajya mu cyahoze ari Zaire, yakubwiye inkambi barimo se hari uwavuye wababwiye aho yababonye? Amakuru yaguhaye nyirizina yuzuye nayahe? Hari umuntu wigeze aduha amakuru atahutse muri 1996, atubwira ko bari mu nkambi ya Shayo, ariko ngo bari kwerekeza Shanje. Ni nayo makuru yaduhaye mbese. Nuvuga ko kuva bava Shanje nta yandi makuru mwamenye? Nta yandi makuru twongeye kumenya, twakomeje kubaza abo tubajije bakatubwira ati ntabwo twababonye, nayo makuru duheruka yonyine.
wambwiye ko Kumuremyi Yosiya yaratuye Gitesi. Yaratuye Gitesi ndetse no ku Mubuga yaba hazi, no ku Mubuga yaba hazi kuko ariho bakundaga kujya ku isoko baturutse aho ngaho Gitesi. Muri Kagabiro mushiki we aracyariho araho ngaho mu Rwanda. Mushiki we aracyariho n'abandi bakuru be barahari, harimo Seshema, harimo na Bagirizira na murumuna Ezekiyasi barahari, ndetse n'abandi bashiki be barahari. Hari mama we Udesiyana, hari nawe Nisirida, hari nawe Deta, bose barahari. Muri make ubura mu bakobwa ni uyu nguyu utete wabo Esperansiya wajyanye na musaza we. Niwe ubura kuko bari bagiye ari batatu. Ubwo rero wa gatatu we waduhaye amakuru muri 1996 yatubwiye ko uwo nguwo wa gatatu we yapfuye yanamusinzi. Abo babiri nibo tutaza amakuru yabo. Ibyo bikaba bivuga yuko bashobora no kuba bashobora kuba bakiriho rwose, mudufashije bakaboneka rwose Imana yabaha umugisha kuko mujya mufasha benshi rwose, mukora imirimo myiza y'ubutwari, Imana izajya ibahembera. Ubu se niba Yosiya na Esperansiya bakumva muri kano kanya, abo ngabo ni nyokorome na nyoko wanyu, nimba bakumva muri kano kanya, wampaye amakuru menshi y'abavandimwe babo bari mu Rwanda, ibyo ni bimwe mu byabafasha kumva yuko bafite umuryango mu Rwanda bagataha bavuga bati ntabwo turi nyakamwe, nta kitugumishi mu mahanga. None se niba bakumva ni iki ushaka kubabwira? Usigaranye umunota umwe, ufate rwose ubabwira iki kuri ku mutima ushaka kubabwira. Babaye banyumva nababwira ko umuryango wabo uhari, nababwira ko dukeneye kumenya amakuru yabo rwose. Babaye bumva ijwi rya Amerika bazarigana bakabasha kutumenyesha ko bahari, kandi Imana ibishatse twakongera tukanababona ko mama wabo arahari, nubwo ari umukecuru ukuze ariko arahari. Papa wabo we yarigendeye, ariko abavandimwe babo ndetse n'umuryango muri rusange barahari rwose. Turabakunda kandi turabakeneye. Nibyo ngibyo babaye batwumva batumenyesha aho baherereye. Urakoze cyane Furaha, ngushimire ubwo butwari wagize bwo gutwaza ijambo umubyeyi wawe ukaza kumufasha kubona musaza we na murumuna we. Ndabigushimiye no kuba waje muri kino kiganiro Agasaro Kaburaga n'ikiganiro cyanyu. Nkwifurije gukomeza gutegereza wizeye kandi ugira amahoro. Murakoze cyane. Kumuremyi Yosiya na utete wabo Esperansiya ni bene Ngendahimana Paul na Kabagwira Esteri, bakaba baravukiye mu cyahoze ari prefetura ya Kibuye, komine Gitesi, segiteri Kagabiro muri serire ya Gitesi. Bavuye mu Rwanda muri 1994 bahungira mu cyahoze cyitwa Zaire. Agasaro Kaburaga. Amatage n'amatindi niyo nsenga Ezekiel bakunze kwita MC yatandukanye n'umukobwa witwa Niyomufasha Aisha. Bakoranaga mu kabari kazwi cyane kitwa Zaga Night Club kari ruhande rwa Maison des Jeunes i Kigali. Icyo gihe bombi babaga mu mujyi wa Kigali ku Kimisagara, baherukanira i Nyanza mu mwaka 2018. Yaje kumwereka umwana w'umuhungu witwa Patrick. Niyo senga Ezekiel yabuze umwana na nyina arabashaka. Niyomufasha Aisha uturuka mu karere ka Nyanza. Uramushakira ikizi? Umenya amakuru ye n'umwana. Uwo mwana we n'uwawe? Tuwanje witwa Patrick. Kuko uburyo numva mbashaka ndabashaka kimwe. Ariko se mwatandukanye gute, byagenze gute kugira ngo muburane? Nkaho simukadi nakoreshaga yari iriho nimero ziwe. Nzi uburyo nayibuze kandi ntago nari narayifashe mu mutwe, nkomeza kuyibura nyine nawe
arakomeza kumpamagara arambura nkoresha indi nimero biba ngombwa ko iyo ngewe ntayimenya nanjye iyo ndi gukoresha atayimenya kubura na gutya. ubura umwana ubura na nyina bose urababura? ntabwo nagize natembereye no mu Nyanza gushakira ahantu hose twahuriye n'ahantu hose twaganiriye twasangiye n'umwana ndabaza amakuru yo bambwira ko batamuheruka twahuriye Nyanza muri gare. Ariko se nsobanurira neza kugira ngo mutandukane muze kurana ibyo bya nimero zanyu zabuze, ntabwo ndimo byumva neza. Ni iki cyabaye kugira ngo muburane? Nukuvuga ngo kugira ngo njyewe nawe tuvugane ntihagire wongera kumenya amakuru y'undi. Telefone nakoreshaga nagize ibyago barayiba, niyo yari iriho nimero ze nari mfite nahamagana kandi ntabwo nimero ye nari nyizi mu mutwe. Telefone rero baza kuyinyiba aho nguri yindi nshakisha nimero ze ndazibura kuko nari narataye irangamuntu nta bundi buryo nari mfite bwo gukora swap. Aranshaka akajya nshaka akambura kuko nimero nayitaye simukadi nayibuzanye na telefone nanjye nkamushaka namubura nari mu mutwe. Uyu mwana uramushaka kugira ngo uramushakire iki? Ufite uburyo bwo kumutunga no kumukunda? Ikintu kiri gutuma mbashaka kwere nyine urabona nagerageje kwihangana sinajya gushaka abandi bagore n'iki biba ngombwa ko mvuga ati nzakomeza nshakishe aho nzamubonera niwe tuzubakana urugo. Hari n'ibintu bindimo cyane ntabwo nongeye kubona umuryango wanjye. Ezekiel, hari agace k'ubuzima bwawe ntarimo mbona, sinzi nimba udashaka kubivuga, birumvikana niba bigutera ipfunwe ubyihorere, ariko hari igihe mwaburanye kubera ko wari mu Rwanda ariko udahari kubera yuko wari mu nzu y'abagororwa. Yego. Reka ni ukuvuga ngo ntabwo nigeze mbasha kugusobanura aho ngaho ariko naho nabigusobanurira. Yego. Reka ngusobanure neza nta kibazo aho ngaho nibyo ni twankuriye mu mujyi wa Kigali nakoraga mu kabari bita Zagana Club Kimisagara. Yego. Niho nokerezaga inyama yabaga uwo mukobwa twahuye ari umukobwa aba kwa mukecuru. Turakundana nyine turakundana ngombwa ko nyine akarikirira ahandi anundi yasansura nanjye nkamusura. Ubwo rero yaje kunsura turakundana. Yego. Biba birabaye ndakugira ibyago ndagufungirwa nyine mu nzu ya gereza iri mu Muhanga. Naje kuvamo tugakunda kujya mu buzima busobanutse. Ari kikubwira yuko yifuza kukubona wowe ushobora kuba wifuza kumubona ariko we atifuza kongera kukubona. Ibyo byo nabyo ujye ubitekereza. Byashoboka kuko yakumva ko namutereranye ariko ntabwo ngiye namutereranye. Ikibazo ni icyo kubura telefone sinamutereranye, narashakishije muri quartier twahuriye ndamubura. Nabyo bishobora kuba byanamubabaza azi ko namutereranye ariko ntabwo namutereranye n'ukuri. Ku buryo ngubu witeguye kumufasha kurera umwana mwabyaranye? Imana yanjye, Imana ishobora byose yo mu ijuru byumve namwe mubyumve, umutima wanjye wonyine niwo ishimwe watanga. Ngaho rero niyo senga Ezekiel, ndagushimiye kuba waje mu kiganiro Agasaro Kaburaga, tuzagufasha uko dushoboye. Agasaro Kaburaga. Mu kurangiza ikiganiro cy'uyu munsi ndakira Aaron Mutangana, arifuza kumenya irengero ababyeyi ba nyina umubyara witwaga Mukagasana Françoise witabye Imana nyuma gato akivuka. Amakuru afite kugeza ubu nuko se yari umusirikare naho nyina ariwe Mukagasana Françoise akaba yarakomokaga mu cyahoze ari prefecture ya Gitarama muri commune ya Mushubati, ubu ni mu karere ka Muhanga. Akaza kwitaba Imana hagati y'umwaka w'1996 na 1997. Aaron Mutangana ari mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Gicumbi, umurenge wa Miyove. Ngarangisha kumenya ababyeyi ba mama wanjye ni ba nyogokuru ba mama, ba nyogokuru banjye. Urashaka kumenya nyogokuru wawe na sogokuru? Nibo nshaka kumenya. Mama wawe yakubwiye abari bo? Oya, njye naravutse ndaje kuvuka idapfa. Nta papa wawe uzi? Papa wanjye ndamufite ariko ngo nawe ntabwo abazi kuko mama wanjye yiga ku ishuri i Kigali, ngo bari bihishe munuza mu mazu y'i Kigali bamenyana gutyo, ariko mama we yambyaye bo adahari ari ku rugamba.
bari bihishe mu mazu y'i Kigali ryari muri 94? za 94. Hanyuma uwo mwana w'umukobwa aterwa inda n'umuntu uza kumbwira uwo ari we. Mu Butera bamwita Butera Theogene. Butera Theogene niwe papa wawe? Niwe papa wanjye. Yahuriye he na mama wawe? Mama wawe yari yihishe he muri 94? We yari yihishe ari i Remera. Yari yihishe ngo kumango ari i Remera bahoze mu kunzu yanjye Kanyarengwe. Baba ariho bahurira. Uwo papa wawe muri 94 nawe yari yihishe yakoraga iki? We yari umusirikare. Yari umusirikare w'izihe ngabo? Za RPF. Uwo mwana w'umukobwa amutera inda muri icyo gihe cy'intambara? Oya, bo baba we ngo yaramufashe amujyana kwa mushiki wa papa. Abasanga babanyeho, ariko papa wese akomeza mu kurwana, ariko mama we yambyaye abaho ngaho kwa mushiki wa papa aho biti Kabuye. Bambyariye CHK, ariko no bavuye kuntwara CHK. Barangije mama wanjye arongera ararwara bamusubizayo. Noneho ageze CHK aza gupfirayo, ariko ababyeyi ba mama niho baje kumutwarira. Baje kumutwara batega, ariko kaka wanjye byara papa we yarari niwe watanze itangazo amenyesha ngo ababyeyi ba Mukagasana Françoise, mama wanjye ngo uvuka mu karere ka Muhanga igihe yari komine Nyamabuye. Noneho ababyeyi be nibo baje kaka agiye gusubirayo kumureba, asanga ababyeyi baramutwaye. Basiga babwira uburuhukiro ngo abagira neza batwaye uwo mwana bazagaruke batumenyesha aho ari tuze kumutwara. Noneho nyuma yaho yongeye acishaho itangazo, baza kuntwara bansanga mu Kabuye, ariko kaka wanjye we yanga ko aranyimana, aravuga ati twese umwana ni uwacu, muza kumusura. Guhera icyo gihe rero ntabwo bongeye kubabona, kandi ngo na mukecuru ngo amazina kaka wanjye byara papa wanjye ngo amazina yabo yarayibagiwe. Baje gutwara umurambo wa mama wawe muri CHK, basize amazina yabo. Ayo mazina yabo yanditse mu gitabo cya CHK. Umuntu uvanye umurambo muri morgue ya CHK yandika amazina ye akavuga uwo ari we. Aho ngaho ayo mazina ya mbere niho ari. Ahandi hari amazina y'ababyeyi ba mama wawe ni ku itangazo ryatanzwe kuri Radio Rwanda. Radio Rwanda ifite akamenyero keza ko kwandika amazina y'umuntu wese utanze itangazo. Ugiye mu gitabo cy'ibyahise kuri Radio Rwanda ugatanga itariki nyayo y'igihe mama wawe yitabye Imana, bareba muri icyo gihe, muri icyo cyumweru, ukarebamo neza ukabona abantu bamenyeshwaga yuko umwana wabo witwa Mukagasana Françoise yitabye Imana. Iyo niyo nzira ya mbere nakugiraho inama wowe Aroni Mutangana. Ya kabiri niyo kwitabaza nk'uko abikoze Agasaro Kaburaga, kugira ngo turebe aho ba sogokuru wawe na ba nyogokuru wawe baba baherereye mu karere ka Muhanga. Hari andi makuru waba ufite y'ahantu baba bari uretse gusa kuvuga muri Muhanga? Muhanga ni nini? Ni Muhanga ngo muri komine ya Mushobati aho ngaho. Ntabwo niko papa wanjye yambwiye, ngo niko mama yamubwiye. Ariko se papa wawe we ari hehe ubu ngubu magingo aya? Papa wanjye atuye muri Gatsiro aho bita Kiramuruzi. Iyo umubwiye gahunda ufite yo gushaka kumenya aho ukomoka, ndashaka kuvuga ku ruhande rwa mama wawe, abyakira ate? We abyakira, barambwira ngo mama wanjye ntabwo bigeze babana igihe kinini. Mama wanjye ntabwo yigeze amubwira amateka menshi yihariye kuri we, ntabwo wabyibuka. Cyokora ngo ibyo yibuka niko iwabo ngo ari iwabo ari muri komine ya Mushobati mu karere ka Muhanga. Gusa wowe yamusanze ngo yihishe mu mujyi wa Kigali. Gusa n'ayo makuru muri make ambwira nabirambuye ashaka. Yamusanze yihishe ahantu, hanyuma amubyaraho umwana ntiyamumenya, babana igihe gitoya. Yigeze akubwira uwo mwana w'umukobwa imyaka yari afite icyo gihe?
ntabwo yigeze abimbwira kuko umukecuru wanjye mama wa papa ari we kaka wanjye we yavuye muri Kongo asanga mama wanjye ari aho ngaho i Kigali bamenya nawe ntabwo bameranye igihe kinini basanze kaka wanjye we yasanze igihe cyo kumbyara cyegereje nawe ntabwo bamaranye igihe kinini cyane kuko iyo babana baza kumarana igihe kinini waba yaramubwiye n'imyaka icyo yari afite. Ntabwo wigeze umenya niba yari umunyeshuri aho yigaga ikigo yigagamo? We yamubwiye ntabwo njye nigeze menya kuko yambwiye kuko amakuru mfite ubu ngubu yavuga ngo yigaga mu wa 5 segonderi mu ishami ry'ubuganga. Mu ishami ry'ubuganga i Kigali. Hanyuma ahungira i Remera. Ngo ushobora kuba yarigaga hafi aho ngaho i Remera kuko niho ngo yasanze birishe mu mazu yaho we kwa Kanyarengwe hafi aho ngaho ngo y'amazu ya Kanyarengwe yaho yarari. Hanyuma aracyari umusirikare papa wawe cyangwa umusirikare yabuvuyemo? Yakivuyemo ntabwo akiri umusirikare. Ufite imyaka 25 umaze kuba umusore uciye ubwenge, wigeze ugerageza gushakisha ngo umenye iryo shuri ry'ubuganga ryari hafi aho ngaho mama wawe yigagamo muri 1994 ageze mu mwaka wa 5? Iryo shuri uramutse umenya aho iryo shuri ry'ubuganga ukajyayo ukabaza abana bigaga muri 1994 muri iryo shuri ukareba mu gitabo cy'abanyeshuri bari bageze mu mwaka wa 5 wasangamo izina rya mama wawe, ukareba niba ibitabo by'iryo shuri bikiriho. Ukora ko hari aho ibitabo bimwe na bimwe byazimiye kubera intambara birumvikana, ariko baramutse babifite bakubwira ababyeyi b'uwo mwana Mukagasana Françoise. Iyo niyo nzira ya 4 nguhaye mu gihe tugishakisha kugira ngo turebe niba twabimenya mbere, nawe twafatanya ukareba muri izo nzira nakubwiye. Niba bari mu cyahoze ari komine Mushubati ni muri Gitarama, waba wese yaragize umwana witwa Françoise Mukagasana wigaga i Kigali muri 1994, witabye Imana muri za 1996 ku bitaro by'i Kigali. Icyo gihe yaza hano ku Gasaro Kaburaga. Aaron Mutangana, ndagushimiye cyane kuba warihanganye ugategereza. Iki ni ikiganiro cyanyu Agasaro Kaburaga. Ugire amahoro y'Imana. Murakoze. Nanjye nitegereye Imana ibigibaho umugisha mu kwitanga kwanyu. Uwiteka ajya barinda kugira ngo mubashe ibyazaho umugisha. Mbese nta kindi umuntu yabasabira nijoro kugira ngo Uwiteka Imana azabaha ijoro n'ukuri. Murakoze n'ukuri. Urakoze cyane. Agasaro Kaburaga karabonetse. Ikiganiro Agasaro Kaburaga tukirangirije ahangituye abana bose basigaye bonyine ariko bakagira amahirwe yo kwakirwa mu miryango yabareze ikabakuza. Ngituye kandi ababyeyi babiri batakiriho, Ansira Mukakayiro na Innocent Gasana, bombi bari abarimu i Musebeya muri komine Nshiri, biciwe hamwe n'abana babo 7, ariko ndashaka Agasaro kamwe karokotse muri uwo muryango. Mwaka wa 1994 wigaga Ikibeho, uri mu mwaka wa mbere, umuryango wawe ntiwazimye, uragushaka. Ikiganiro gitaha nzakiguharira, izina ryawe nzarivuga icyo gihe. Mwese mukomeze mumfashe dufate mu mugongo ababuze ababo, tubinyujije mu kiganiro Agasaro Kaburaga ku Ijwi ry'Amerika. Mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana. Diaspora bavugana ku Ijwi
agasaro kaburaga karabonetse. Voice of America. Agasaro